Imana yarambwiye ngo nimbwira abantu ngo irazi urukundo muyikunda uko rungana. Ni urukundo rumeze nk'urusimbi. Ni urukundo rwo kuvuga ngo barambwiye ngo ninkizwa umugabo wanjye azamera neza, urugo rwanjye rwa rugiye gusenyuka ruzamera neza. Ni ukuri rwose urukundo ukunda Yesu nta n'ahantu ruzakugeza. Ngiye kubabwira iyerekwa rikomeye nagize mu minsi ishize, rirankanga cyane ariko cyane. Hanyuma Imana iramena ngo nindibwira itorero ryayo kuko ni rwo rupfu Imana ipfushije. Nagiye numva ijwi rimpamagara rambwira ngo abantu ntabwo bankunda, bituma batarabasha no kunyizera, ahubwo bakunda ibyo mfite. Namaze nti Yesu ubwo bishatse gusobanura iki? Nibwo yambwiye arambwira ngo dore ikimenyetso cy'uko abantu batankunda ahubwo bakunda ibyo mfite. Uzabambarize ngo ni bande bankunda kubw'ibyo nabakoreye. Abakunda Yesu ngo tumukundira ibyo yadusezeranyije azadukorera hano mu isi n'ibyo azadukorera mu ijuru. Yambajije ikibazo nanjye ngiye kukubaza aka kanya kandi ugishakira igisubizo. Yarambajije ngo mbariza abantu ngo ukunda Yesu ku buryo niyo Yesu yavuga ko agiye gutura ikuzimu muri Gehinomu mwajyanayo. Kuba umukristo bigiye gucishwa mu ruganda ruteye ubwoba, kandi guca muri iryo tanura ry'umuriro ryaka umuriro hazajya hasohokamo ushorewe n'urukundo akunda Kristo gusa. Umukwe arahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Ngiye kubabwira iyerekwa rikomeye nagize mu minsi ishize, rirankanga cyane ariko cyane. Hanyuma Imana iramena ngo nindibwira itorero ryayo kuko ni rwo rupfu Imana ipfushije. Munyemerere mbanze nsoma amagambo ari mu gice cya nyuma cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kubonetswa na Yohana. Ubwo ni mu gice cya 21, nicyo gice giheruka mu gitabo cya Yohana, umurongo wa 15 niho ngiye gusoma mpereye. Aravuga ngo Yohana 21:15 haravuga ngo nuko bamaze kurya Yesu abaza Simoni Petero ati, Simoni mwene Yona, urusha kunkunda? Aramusubiza ati, ye Mwami ko ngukunda. Aramubwira ati, irahira ragira abana b'intama banjye. Yongera kumubaza bwa kabiri ati, Simoni mwene Yona, urankunda? Aramusubiza ati, ye Mwami ko ngukunda. Aramubwira ati, ragira intama zanjye. Amubaza bwa gatatu ati, Simoni mwene Yona, urankunda? Petero ababazwa nuko amubajije bwa gatatu ati, urankunda? Nuko aramusubiza ati, Mwami umenya byose, uzi kandi ko ngukunda. Yesu aramubwira ati, ragira intama zanjye. Nishaka nsoreza aho ngaho. Ntabwo nzi wenda Bibiliya uri gukoresha soma niba ari Ikinyarwanda cyangwa Igifaransa n'Icyongereza, cyangwa se n'ababasha gusoma Ikigereki. Aya magambo Yesu abajije ibibazo bitatu Petero, ariko mu Kinyarwanda dusomye ko ari ikibazo kimwe, ariko mu by'ukuri ku muntu wasomye neza muri Koine Greek mu mwimerere neza Yohana yanditse mu cyitwa Koine Greek cyangwa se Ikigereki cyo rusange, amubwira amagambo, akoresha amagambo abiri atandukanye. Ikibazo cya mbere n'icya kabiri
akoresha ijambo rivuga agapao cyangwa se agape, ko tukunda kubyumva no kubyita gutyo, ariko ijambo ry'Ikigereki ni agapao, bivuga ngo urankunda. Bwa mbere Petero we ntamusubiza nk'uko Yesu aramubajije, kuko Yesu abamubajije iryo jambo akoresheje ijambo agapao cyangwa se agape. Petero we ntamusubiza gutyo, amusubirisha iryitwa philos cyangwa se urukundo rwa kivandimwe, kuko ijambo agape cyangwa se agape ko warivuga kose, ariko mu Kigereki ho na agapao ni urukundo rurenze kwikunda, rurenze wowe, ahubwo ruzamo no kwitangira undi. Ari narwo rukundo rukunze, ari naryo jambo rikunze gukoreshwa cyane basobanura urukundo rw'Imana ikunda abantu, urukundo Kristo akunda itorero. Hari urwo rukundo n'urukundo abavandimwe bakundana cyangwa se abantu hagati yabo bakunda gukundana, urukundo rwa kivandimwe. Rero Yesu abaza Petero inshuro ebyiri, amubaza urwo rukundo rusumba ibigaragarira abantu, kuko n'abasesenguzi benshi ba Bibiliya bemeza ko uru rukundo rwa agapao ari urukundo rurenga iby'umubiri, bigaragarira umubiri, ahubwo rugafata ibyo mu mwuka. Petero we rero aramusubiza akenshi urukundo rw'abantu rugaragara, rusanzwe, rw'ifatika. Abantu benshi iyo basesengura iri jambo baravuga ngo Yesu yarabajije Petero amubaza ngo urankunda kuruta uko ukunda ibi bintu. Mwibuke ko bari bamaze kurya. Ino nkuru kugira ngo uyumve neza, reka tuyihere mu kwihakana Yesu kwa Petero. Petero yihakana Yesu inshuro 3. Yesu bakamubamba agapfa akazuka. Hanyuma mu gihe byari biraho, Petero muzi ko ararira akagaruka mu ntumwa n'iki. Nyuma ariko ngo inzara ibishe, Petero afata iya mbere ajya kuroba, n'abandi baramukurikira. Rero muri iki gice cyaho cya 21 umurongo wa mbere no dusanga iyo nkuru yuko Yesu yereka abigishwa be ku nyanja Tiberiya. Umunsi bari bazindutse bajya kuroba bikabacanga, Yesu akazababwira ati bana bange se mufite icyo kurya? Bati wapi, twakesha ijoro ntacyo. Arabwira ati ngaho nimujugunye iburyo bw'ubwato. Bwongeze ku murongo wa 6 baroba ifi nyinshi cyane. Arababwira ati muze tugende. Asanga hari n'izindi yari abateguriye zihiye ngo bararya. Barangije kurya rero ngo twasomye aha, abaza Petero uko mu buryo bumwe hari harimo kurogora Petero, kuko Petero ashobora kuba yari afite guhumana gukomeye aterwa no kuba yarihakanye Yesu inshuro 3. Bene data, umuntu wese wihakanye Yesu ku karubanda ntashobora kuzinjira mu ijuru, nabwo bibaho. Iyo bigeze ahantu usabwa guhamya Kristo ntubikore, Yesu nawe ntago azaguhamiriza mu ijuru. Ni amagambo yavuze ubwe clearly, ntabwo ari pastor wayavuze, sinanjye yavuze. Ni amagambo Yesu yavuze ngo uzagira isoni zo kumpamiriza imbere y'abantu, nange sinzamuhamiriza imbere ya data. Petero rero yari yakoze ikosa inshuro 3, ahakana Yesu inshuro 3. Byagombaga ko arogorwa, reka mvuge ngo ahandurwa mu iyo myambi cyangwa se ubumara bw'ayo masasu bwamwinjiye mu buryo butatu. Icyo ni kimwe mu busobanuro bumwe natanga kuri iki. Icya kabiri nuko ijambo Yesu akoresha abwira Petero, Petero ntago ari kumusubiza. Byageze ku kibazo cya 3, Yesu yongera kubaza Petero ngo urankunda, na Yesu akoresha rya jambo Petero ari gusubirisha dimwe noneho ryo mu mubiri, navuga ngo ya philos, ry'inshuti. Nandi gusenga ngiri yerekwa, reka ngerageze kurivuga no kuza kurisobanura. Nagiye kubona mbona umuntu arimo arakora umurimo w'Imana. Uwo murimo w'Imana ntabwo nabashe gusobanukirwa uwo ari wo, ariko ngo yari umurimo w'Imana. Bisa
ese nabisobanura gute, nk'uwaba ari nko kudekora ibikuta cyangwa se kubisiga amarangi n'indi mirimo myinshi ariko cyangwa se ariko ubigira byiza ariko ubikorera Imana. Noneho yari ahagaze ku tuntu tumeze nk'ibiraro, kandi cyari ikiraro gifite imbaho zigera rwose zoroshye ku buryo kugwamo byoroshye. Noneho munsi hacagamo umugezi munini cyane, kandi uwo mugezi wari ufitweho amakuru menshi. Abantu baragiye bavugaho ibintu byinshi, ukuntu ngo ufite metero nyinshi cyane uvuye aho hejuru kuri icyo kiraro kuguyemo, ngo n'ubundi sina ngombwa ko amazi akwica, uhagera wapfuye kubera ko uhanuka hejuru iyo ngiyo ukajya kwitura hasi, n'ubundi ugera hasi wamaze gupfa. Ayo makuru yarazwi ngo ahantu hose, bizwi ko icyo kiraro giteye ubwoba kandi cyica. Noneho negera wa muntu wari uri gukora ibyo bintu, ndamubaza se ibintu uri gukora niki? Arambwira ngo uyu ni umurimo w'Umwami Yesu ndi gukora. Ndamubaza nti se ntabwo ubona ukuntu aha hantu hapfira abantu, ntabwo ubona ukuntu nimba uhagaze ntabwo ubona ko zititira? Aransubiza arambwira ngo urukundo nkunda Umwami wanjye Yesu nirwo runtera gukora ibi bintu ubona ndi gukora. Ndamubaza none si ibi biteye ubwoba ntabwo uri kubibona? Rureba nk'ari ukuntu uriya muntu yaraguyemo n'iki. Arambwira ngo ntabwo urukundo nkunda Yesu runyereka ibyo. Nibwo nagiye kubona mbona harimo abagerageza kwikiza no gukiza amagara yabo ngo barebe ko rwa rutindo batangwamo, ariko n'ubundi finally ukabona baguyemo, kuko hari ibintu babwiwe gukora byo kurimbisha aho hantu, kuhatunganya kugira ngo inzira ikunde ibe nyabagendwa, ariko bagatinyishwa n'ubwoba aho, kandi n'ubundi bakagwamo. Ariko ikintu cyamagamo giteye ubwoba, nubwo nizo mbaho zanyeganyegaga bona nta misumari ntaki, kandi rwose bishoboka ko wagamo, nuko naho hantu hari inkuru mbi izwi ngo yamamaye ahantu hose yuko aha urwo rutindo cyangwa se icyo kiraro cyangwa se iryo teme, sinzi ko nabivuga mu Kinyarwanda, numva abantu benshi bagorwa n'amaterime, cyari gifiteho amakuru mabi yuko abantu benshi bahaguye, nta nubwo bicwa n'amazi kuko wagwagwamo n'ubundi umuramba amazi akawutwara, ariko n'ubusanzwe ngo wajyaga kugera hasi muri ayo mazi wamaze gupfa kubera uburebure bw'ukuntu uhanutse hejuru ukitura hasi. Nkiri muri ibyo numvishe ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere nagiye numva ijwi rimpamagara rambwira ngo abantu ntabwo bankunda, bituma batarabasha no kunyizera, ahubwo bakunda ibyo mfite. Ndamubaza nti Yesu ubwo bishatse gusobanura iki? Nibwo yambwiye, arambwira ngo dore ikimenyetso cy'uko abantu batankunda ahubwo bakunda ibyo mfite. Uzabambarize ngo ni bande bankunda kubw'ibyo nabakoreye. Abakunda Yesu ngo tumukundira ibyo yadusezeranyije azadukorera hano mu isi n'ibyo azadukorera mu ijuru. Yambajije ikibazo nanjye ngiye kukubaza aka kanya kandi ugishakira igisubizo. Yarambajije ngo mbariza abantu ngo ukunda Yesu ku buryo niyo Yesu yavuga ko agiye gutura ikuzimu muri Gehinomu mwajyanayo? Ndagisubiramo. Ukunda Yesu kugeza ubwo Yesu avuze ngo ntazatura mu ijuru, ahisemo kwigira gutura muri Gehinomu mwajyanayo? Numvishe kinkomereye ku rwego rukomeye. Kimwe cyo mu bisubizo namenye nuko Yesu atateze kuzatura muri Gehinomu, ntazajyayo, ntabwo azaturayo. Ariko umva ikintu gikomeye cyangwa arashaka kumbwira. Yarambwiye ngo abantu benshi mukunze kuzajya mu ijuru kubera amakuru meza mufite ku byiza by'ijuru, ntabwo ari uko muzajyayo kubera ko Yesu ari
n'abakubwira ko bashaka kujya mu ijuru ngo ni ukubera ko hano mu isi babayeho mu mibabaro n'agahinda kenshi, babayeho mu burwayi, babayeho ntako bigira, babayeho nta kibanezeza, babayeho mu ntambara za hato na hato zidashira, zimwe zishira izindi zishibuka. Arambira ngo ngiki kintu gituma abantu bashaka kujya mu ijuru ni ukugira ngo bazajye mu ijuru, ngo aho batarwara, aho badapfa, aho badapfusha, aho badakubitwa, aho bataruha, aho batananirwa, aho batirirwa biruka mu isi bashaka imibereho. Ngiyi impamvu bashaka kuzajya mu ijuru, ntabwo ari impamvu yo kubana na Yesu. Ni impamvu ki igutera gukunda Yesu? Reka iki kintu nkivuge mu kinyarwanda cyumvikana. Hari abantu mwagiye mu ngo mufite ama expectation cyangwa se mufite ibintu mwibwira cyangwa se mutekereza bizaba imbere, mugezemo ntimwabibona, ingo zirababihiye murumva mwana zivamo, ndetse abenshi bamaze no kuzivamo. Byatewe n'iki? Ntabwo mwakunze abagore cyangwa abagabo banyu, mwakunze ibyo bafite n'ibyo mubatekerezaho bazabaha. Urukundo nyakuri ntabwo rushingira ku byo umuntu afite nonaha, ahubwo rushingira ku byo umuntu ari byo. Iyo ukundanye n'umusore ari muzima, ikintu gikwiye gutuma wa mukobwa w'umukunda ni ukubera ko agukunda, ni ukwakira urukundo agukunda. Mwibuke neza ko Yesu yaradukunze, ikintu twebwe dusabwa gukora ni ukwakira urukundo adukunda. Niyo mpamvu ikwiye kudutera gukunda. Ntabwo dukwiriye gukunda Yesu kubera ko atubwira ngo mwana wanjye nzakugira neza, nzakugira umutwe sinzakugira umurizo, yewe bra 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 bra, nzakujyana mu ijuru, nzamfite amazu menshi, abamarayika bazahora gusingiza, na Mose uzumva indirimbo yakuririmbiye, na bya bintu mujya mwirirwa muririmba. Iyo ni impamvu ngipfuye iri no gutuma benshi mutagera mu bwami bwo mu ijuru. Ahubwo iyo uhaye agaciro urukundo umuntu yagukunze ukamukunda, ntabwo ukunda ibye. Ni nayo mpamvu iyo ubeshye ugakunda ibintu by'umuntu, muzagwa mu mutego w'uko abasore benshi baza kurambagiza abakobwa bababeshya ibyo batunze n'aho bavuka n'ibyo bazagira, kugira ngo babaho urukundo ariko mu by'ukuri nta ruhari. Ugasanga umusore aza kugutereta yaguciye kwa pamfiri gutira ishati n'aka karuvati, ugasanga aje kugutereta yakodesheje ivatiri cyangwa yayitiye cyangwa ikindi kimodoka kidasanzwe, akaza kubwira ko ari umwana wo mu muryango w'ahantu runaka, akakubwira inkuru z'ahantu yize. Mu by'ukuri ari uburyo bwitwa ngo ni amareshya mugeni, bitwita gutereta, birimo ibinyoma byinshi. Hanyuma ugakururwa n'ibyo bintu pamfira kweretse, ukamwemerera urukundo. Mu by'ukuri si urukundo umuhaye, ni ikiguzi muraguze. Hari inkuru nigeze numva ngo habayeho umugabo yari yiyubashye, ariko hari umuntu umeze nk'umufilozofe, ngo aza kujya mu bukwe, agenda yambaye nabi bisanzwe, kwa kundi nyine ujya mu bukwe uvuye mu buzima busanzwe utambaye amakositimu n'imishanana n'ibiki. Agezeyo banga ko yinjira mu bukwe. Banze ko yinjira mu bukwe, cyangwa abantu muri protocole rwose bamwigizayo bati so shwishwishwi ntiwakinjiramo hano. Ngo aragenda ajya asubira mu rugo yambara neza, ngo yari umukire bikomeye, yambara imyenda itangaje, baramujyana bamwicaza kuri kagapodium hafi y'abageni, ahicarana agahinda n'umubabaro mwinshi. Ibiryo byose bamuhaye akabifata agahita bisiga ku ikoti, agahera ku ikote ry'imbere agasiga agatotobeka, n'ibindi akabyisiga inyuma akamena inyuma. Bamuhereza fanta akayimena kuri rya kota, akayimena ahantu hose, izindi bamuhereza akakubita imbere mu mifuka. Noneho birabacanga, bicanga na banyirubukwe bati ntuza runaka uri mu biki. Hari iravuga ngo ntabwo ibi birya ngiye muri kubiha, n'izi fantasi ngiye muri kuziha, murimo muraziha
aya makote nambaye kuko naje nambaye gikene, naje ndi njyewe ubwanjye nambaye ukundi kuntu muranyanga mwanga kunyinjiza, ariko nje narimbye na meze neza nasirimutse. Ibi byose murabima, niyo mpamvu singewe mu biha na kare naje ntimwanyemera. Mu bihaye amakote niyo yatumye yinjiramo. Niyo mpamvu amakote yanjye akwiye kurya ibi birya akanywa n'aya mafanta yanyu. Bantu ngo bararira cyane, bibabera isomo rikomeye cyane. Ariko abasore b'uyu munsi arajya kukurambagiza, yaza ukwari we ukuri, ntumwemere, bigatuma ajya gushaka ibindi bintu byatuma wemera. Mu by'ukuri kuba gukunda bwo byashoboka ko yagukundaga, ariko arabizi ko uri mu materialiste, niko niyo mvugo ihari uyu munsi mu rukundo. Wikundira ibintu ntukunda abantu. Icyo gihe ikintu azakora rero, azahimba ibintu byinshi byatuma kwemeza, hanyuma nawe uzamukurikira udakunze pamfira, ahubwo ukunze ibintu pamfira atunze. Nugera mu rugo rero kandi azamenya ko ari uri mu materialiste, ushaka kuzatungurwa. Hari inkuru yaramamaye mu minsi ishize cyane mu bitangazamakuru nyuma ya Coupe du Monde, igikombe cy'isi giheruka kuba. Ntumumbaze umwaka neza ariko kuko simbikurikira cyane, ariko ngewe mba mu itangazamakuru, ndumwe mu bantu ukunda gusoma cyane inkuru nyinshi cyane. Mu buzima bwanjye nkunda gusoma Bibiliya kwa ngo mbone ibyo mvuga. Nsoma Bibiliya, narabibabwiye, kugira ngo ndare ntasomye Bibiliya. Shamba numva nakoze icyaha gikomeye ku buryo ari n'igihe byanga nkabyuka saa 8 nkajya kwicara muri saro kugira ngo ntabangamira abo mu cyumba nkajya gusoma. Iyo byanze burundu ubwo ejo mba nzakora double. Rero nkunda gusoma Bibiliya cyane, ariko n'ibintu biciye ku itangazamakuru ndabisoma byinshi uko mbonye umwanya. Hari inkuru n'umusore shaka ko ari umunyamaroke ukina muri Paris Saint-Germain, simbyibuka neza ariko ni hafi aho. Niba muzi iyo nkuru mwaza kumfasha kuyisobanurira abandi. Ni Hakim Ziyech, birashoboka ko ari uko. Yagiye mu bintu bya divorce. Sinzi mu bintu yapfuye n'umugore we, kuko umukobwa wari yaramukunze abonye ngo afite ibintu byinshi. Nawe urumva umuntu ukina muri Paris Saint-Germain, aba bahungu bahembwa amafaranga menshi pe, menshi, ariko menshi byanakugora kuyabara mu manyarwanda, kandi bakaba yahembwa mu cyumweru. Hanyuma umukobwa yarakoze imibare ngo ihambaye, avuga ati turata dusaba divorce dusature. Abahimba impamvu nyine bajya mu rukiko, umuhungu ntiyatera induru, haramureka nyine baraburana, umuhungu aratsindwa, urukiko rwemeza gatanya. Ngo bajye ku mitungo basanga umuhungu nta kintu na kimwe agira, imitungo yose y'umuhungu yanditse kuri nyina. Iyo nkuru ndimbwira ko mwayumvisha. N'abanyarwanda benshi, nangiye kuvuga bamwe mu bantu nabonye kuri Twitter bagiye bayivugaho cyane, b'abakobwa bavuga bati abahungu b'ikige n'umwe wese mumeze nk'uyu. Mwihangane nibeshye kuri Ziyech niba atari ariko ni hafi aho ngaho nebena, kuko n'umwarabo mu bihugu bya Afrika y'Amajyaruguru ariko ukina muri Paris Saint-Germain. Abanyarwanda benshi b'abagabo baracelebratinga bati wow Ziyech uri umuhanga, aba bagore bati muvuge muvuye aho uyu muntu arahemutse n'ibihemu ntarwo yamukundaga n'ubundi. Ariko ibi mbivugiye iki? Urukiko rwatanze gatanya, bageze ku cyitwa kugabana, basanga akantu kose umuhungu ajya kugura, even na telefone, ni nyina uyimugurira, ni nyina uyigura akayimuha. Bivuze ngo telefone atunze nayo siye ni ya nyina. Iyo nkuru yaciye ibikuba nyuma y'igikombe cy'isi, nayo irongera irahitinga pe, irahitinga yo kubona umuhungu w'umuhanga wabashe kubona ibintu bimeze gutyo. Abantu babona urukundo ruri mu bantu. N'uyu munsi mbahaye izo ngero zose kwa ngo numvikanisha ikintu Yesu yambwiye uburemere gifite. Arambwira ngo abantu byabananiye kunkunda ngewe Yesu wo kumusaraba waje kubakiza. Byarabananiye kunkunda Yesu wo kumusaraba waje gukunda abantu, nkemera gupfara urupfu rwo kumusaraba. Ahubwo bakunze ibintu nasezeranyije abankunda,
namwe mukabyirukiramo mukaza mwiruka. Hari ibintu Yesu yasezeranyije abamwizera, bamukunze, bamwemeye, bakizera izina rye, bagahindurwa abana b'Imana. N'abandi twese twarabyumvisha ibyo bintu, twumva uyu mugabo yaba ari umusirimu. Namwe se nimwumve. Ejo bundi nibwo Imana yambwira ngo umurage w'abagaragu b'Imana ni insinzi ihoraho. Iryo jambo ryarantangaje, reka mbabwize ukuri, niyo hari Noheli Imana yampaye no kumpa iryo jambo ryarongera imbere ndi Noheli, kandi ndisomye muri biri gihe kinini cyane, ariko uburyo ryasonye mu mutima wanjye rivuga ngo ijambo ribo muri Yesaya rivuga ngo nta ntwaro bacuye kuko nzajya kigutwara, nta n'ibindi, ariko avuga ngo uwo ni wo murage w'abagaragu b'Uwiteka. Ako kantu ko hepfo niko kavuga, uwo ni wo murage w'abagaragu b'Uwiteka. Nuko intwaro zizacurwa, ibiki n'ibiki bizacurwa, ariko ntayo bacuye kukurwanya izagira ikigutwara. Hari abantu rero mwumvisha ibintu, hari akarimo twajyaga turimo, nimuze murore Yesu ni mwiza, nimuze murore Yesu ni mwiza cyane, nimuze murore Yesu ni mwiza, nimuze murore Yesu ni mwiza cyane, aradukunda, atanga amahoro, agira gutya, atanga abagore, atanga abana, atanga imigisha. Abantu bagashika bakirukankira ibyo babwiwe Yesu atanga, ariko atari uko bakunze Yesu, bikundiye ibi. Kimwe mu bitekerezo byantangaje abahanga mu gusesengura Bibiliya banditse muri iki gice twasomye cya 21 cya Yohana kuva ku murongo waho wa 15, baravuga ngo Yesu yabazaga Petero akamubwira ngo urankunda kuruta uko ukunda izi ncundura zawe n'aya mafi tumaze kurya. Mu by'ukuri niryo rya jambo rya mbere agapos yamubwiraga, cyangwa se agapao. Iri jambo rivuga ngo Petero urankunda kuruta ifi n'uyu mukati tumaze kurya nkuzaniye. Petero urankunda kuruta za ncundura ukoresha uroba. Urankunda kuruta uko aba bantu bose bashobora kunkunda. Urankunda byatuma upfa ku bwanjye. Urankunda udashingiye ku kintu icyo cyose gifatika muri uyu mubiri. Petero agatayisubiza mu mubiri, Yesu urinda kwemera, I like you, nandi magambo ameze gutyo wakoresha. Ariko Yesu ashaka urukundo rurenze ibigaragara, rurenze inshundura yakoresheje. Wari kurobesha Yesu akazi blessing, akazishyiramo umugisha, amafi akaza. Yesu arashaka ko umukunda biruta aya mafi n'imikati turi kurya nonaha Yesu aguhaye. Yesu arashaka ko umukunda birenze ijuru yagusezeranyije, birenze ijuru yagusezeranyije. Urukundo mukunda Yesu, mu gatabo Umurinzi ni agatabo nanditse, iyerekwa rya mbere ririmo karimo amayerekwa 6, niyo nabashije kwandika, kari by'Imana yambwiye gukora. Ibindi simbizi nibizambwira kubyandika cyangwa nzabigumana gutyo. Ariko iyerekwa rya mbere ririmo harimo urutindo cyangwa se agateme abantu bambuka bajya mu ijuru, kameze nk'agatiyo. Ni agatiyo kakoze mu kirahuri kandi kikaraga. Ubwo nari ndi kwerekwa ibyo bintu, nabonye hariho abantu bambuka iryo teme nk'uko umuntu yambuka kaburimbo. No umuntu yambuka kaburimbo ntagenda simbagurika kuko kaburimbo ntibamo imikuko, hagenda neza ahantu. Niyo kaburimbo rya wayambuka uhumirije, usibye ko bakugonga gusa, ariko ntabyo kuvuga ngo uragwa mu kinogo kuko kaburimbo baba barayiyorosheje neza. Ariko noneho mu kwitegereza nabonye abantu benshi bagwa muri urwo ruzi, kuko ryari huriro ry'inzuzi ebyiri bagwamo, kubera ko iryo aho babandi baciye rwose hano ari nk'ikibuga kinini, bo bahacaga ubona bagenda ku gati kamwe. Nibwo Imana yambwiye ngo urukundo aba bantu bakunze umwami nyiri igihugu bajyamo n'ubwiza bw'igihugu bo barasira bukabatera guhakumbura, nibwo butuma badashaka kubona ibiteye ubwoba biri kuri aka kagezi, bigatuma bahambuka biboroheye.
hanyuma aba bantu bashobora kuba bari bakunze ibintu byinshi biringizwaga ariko batitaye ku mpamvu yo kuba bakunda Yesu kugeza ku gupfa. Kugeza ku gupfa. Nuko rero Imana yarambwiye ngo nimbwira abantu ngo irazi urukundo muyikunda uko rungana. Ni urukundo rumeze nk'urusimbi. Ni urukundo rwo kuvuga ngo barambwiye ngo ninkizwa umugabo wanjye azamera neza, urugo rwanjye rwa rugiye gusenyuka ruzamera neza. Ni ukuri rwose urukundo ukunda Yesu nta n'ahantu ruzakugeza. Hari abantu babwiye ngo nimukizwe Yesu azabakiza indwara mufite. Yesu arabizi ko mutamukunda, icyo mushaka nuko abakiza. Hari abantu babwiwe ngo nimukizwe Yesu atanga abagore n'abagabo, atanga amaviza, atanga ubuzima bwiza, atanga umunezero, imigisha yose izabazaho. Mu yandi magambo mwikundiye ibyo Yesu afite, mwikundiye ino mitsima n'aya mafi mwari muri kurya, ariko ntago ari cyose cyuko mukunze Yesu. Kandi urwo rukundo ngo imbere ntago ruzabasha kubatambutsa. Igihe tugiye kwinjiramo ntabwo urukundo rushingiye ku rushundura Yesu yahaye umugisha rukazana amafi menshi n'amafi mwasanze Yesu yari yokeje n'imitsima, ntabwo ruzabasha kubatambutsa hano imbere. Nibwo nabajije wa muntu wari uri gukorera ahantu hari muri riske pe, hari ahantu hari muri riske, ariko we uburyo yahagendaga nanjye guhaguruka kandi nibagiye ko n'imbere ya kamera yakendaga nkaho uko kudidimanga kw'ibibaho wabaga ari urubaho ukabona rugiye kugwa agahita akomeza. Ntiwamubwira ngo imbaraga zarugaruraga, ariko mu by'ukuri wowe ureba n'amaso wabonaga neza agiye guhanuka. Ariko yambwiye ikintu gikomera ngo nkunda umwami wanjye ku buryo imibabaro n'urupfu uko guhanuka ahantu sinjya mbitekereza, sinjya mbibona, kuko niyo byabaho byankira umwami wanjye. Yakundaga ngo Yesu kugeza ubwo nta rupfu, nta mubabaro, nta bya none, nta bizaza, nta kintu gihari na kimwe cyamubuza, cyamukumira umurimo Yesu ari kumubwira gukora, nubwo uri muri risk, nubwo ari ukwishyira mu kaga. Byatumye numva Yesu yongera kumbwira amagambo ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo na Luka, aravuga ngo umuntu ukunda ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwa Kristo azaburokora, azaburinda, azabubona. Ni ikintu dukwiriye kwitondera. Umuntu utita ku bugingo bwe ku bwa Yesu azaburokora, ariko umuntu ubaho atishyira mu byago ntiteranya, aya magambo ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo na Luka naho nahera mu gice cya 9 kuva ku 57 cyangwa se ugasoma ari muri Matayo igice cya 8. Ni inkuru yenda gusa, usibye ko kubera abanditsi baba batandukanye nuko bavuga yabyenda gusa nk'ibitandukana,
hari inkuru ebyiri nshaka kuvugaho, iri muri Luka gice cya 12 n'iriya nari mvuze muri Luka mu gice cya 9 ndetse ni muri Matayo gice cya 8 niyo muri Matayo gice cya 10. Ni inkuru zenda gusa zihura n'iryo yerekwa nari ndimo. Reka mpere cyangwa se kubera ko ari nyinshi reka nsome imwe, nsome Matayo 12. Yaravuze ngo mwe gutekereza ko Matayo gice cya 10 mpere ku 34 yaravuze ngo mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro ahubwo naje kuzana inkota, kuko naje gutanya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe. Abanzi b'umuntu bazaba mu rugo rwe. Ukunda se cyangwa nyina kubandutisha ntabakwiriye kuba uwanjye, kandi ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kubandutisha ntabakwiriye kuba uwanjye. Kandi utikorera umusaraba we ngo nkurikire ntakwiriye kuba uwanjye. Urengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Ubemera ninjye aba yemeye, kandi unyemera aba yemeye yantumye. Uwemera umuhanuzi kuko ari umuhanuzi azahabwa ingororano y'ubuhanuzi, kandi uwemera umukiranutsi kuko ari umukiranutsi azahabwa ingororano y'umukiranutsi. Kandi uzanywesha umwe muri aba batoya ku gacuma k'amazi akonje gusa, kuko ari umwigishwa wanjye, ndababwira ukuri yuko atazabura ingororano ye. Nandi magambo meze gutya ushatse wanasoma iyi inkuru isa Yesu agenda yigarukamo inshuro nyinshi, ndetse no mu gice cya 14 cyo muri Matayo nabwo uhereye ku 26 ayigarukaho. Na Luka ino nkuru igenda igarukamo. Hari abantu benshi mwanga kugira ibintu murekura cyangwa mwikunda cyane kuruta uko mukunda Kristo. Yarambwiye ngo ntabwo muzabasha gutambuka no kwambuka ikiraro kije kiri hano imbere. Iki kiraro kiri imbere mugiye kucyambutswa n'urukundo mukunda Yesu. Niba udakunda Yesu kumurutisha ikindi cyari cyo cyose mu biboneka mu biriho, ntabwo uzambuka, uzagwamo kandi uzarimbuka. Ntabwo uzarimburwa nuko utasenze, ntuzarimburwa nuko utabaye umudiyakoni, utabwirije, utagize. Uzarimburwa nuko imbere aho itorero rugiye kunyura murasabwa urukundo mukunda Kristo rusumbye ibyo mwiringizwa nk'imigisha y'agakiza. Abantu benshi mukunza agakiza kubera imigisha yo mu gakiza k'Imana, ariko mugiye guhura n'ibihe bikwibagiza cyangwa se birengeje ubushobozi imigisha yakuzanye mu gakiza. Ahazaba hasigaye ikintu kimwe gusa, urukundo ukunda Yesu. Rukavuga ngo niho Yobu yageze aravuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje kugeza ubwo zapfa, sinzi kuraho kuba inyangamugayo. Umuntu wese urengera ubugingo bwe azabubura. Hari ibintu, hari igihe Imana ituma umuntu akanga kubivuga ngo atishyira mu kaga. Hari igihe Imana ibwira umuntu gukora ikintu akanga kugikora ngo bitamukururira intambara n'akaga, bitamuteranya n'abantu, yaba abanyepolitike cyangwa abanyamadini. Ariko Bibiliya yavuze ni amagambo Yesu ubwo yivugiye. Ngiye Bibiliya mfite amagambo Yesu yavuze aba yandikije ikaramu y'umutuku. Hano muri Bibiliya nkoresha aba yandikije ikaramu y'umutuku. Aravuze ngo umuntu wese mbese wanga gutanga ubugingo bwe ku bwa Kristo azabubura. Nubwo ntacyo utakoze ngo ugerageze kuburinda cyane, uburinda ibyago n'amakuba, ubugingo bwawe burindirwa muri Kristo. Iyo ubuteruye ukaha Kristo nibwo burindwa. Ntabwo ubugingo bwawe burindwa n'ubwenge bwinshi uzabishyiramo, n'amafaranga menshi uzaburindisha, n'iki no kwigengesera no kugira gute. Oya, ntabwo ibyo birinda ubugingo bwawe. Ubugingo bwawe burindirwa muri Kristo Yesu, mu kumukunda kuruta uko wewe wikunda, kugeza ubwo naho Yesu yakubwira ngo njyewe mwana wanjye Pamfili ntabwo numva ngiye gutura mu ijuru. Ijambo ararimbwiye rirangora kuryumva, ni ijambo rinini, ni n'ijambo ababwiza ukuri ni naribi.
nkurikije ukuntu twigishijwe ijuru ukuntu riryoshye, Yesu aramutse ahinduye kutarituramo, mwagumana umugore wanjye yagiye ambwira amagambo meza menshi. Rimwe mu magambo yambwiye rituma atasimburwa n'undi wari we wese nubwo yaba yarapfuye. Twigeze dukena cyane tukimara kubana. Twari mu ishyamba rimwe turi gusenga njye nawe, arambwira ngo erega ntugahangayike, ndagukunda ku buryo aho uzajya hose nzagukurikira, naho haba ari ukwibera mu ishyamba gusa nta bundi buturo dufite, ariko uhari nanjye nzagukurikira. Yesu akimara kumbwira ibyo bintu muri iryo yerekwa, iri jambo ryongeye gutarisona cyane mu mutima wanjye. Numva hari ibintu dukina nabyo tutazi. Hari abagore mwinjiye mu ngo mukurikiye abagabo, ariko mutiteguye ko aramutse akennye mwagumana, aramutse amugaye mu buryo ubwo aribwo bwose wumva wamureka. Hari abiganiro twe dukora tugasanga umuntu ararembye ameze nabi amaze nk'imyaka myinshi, kumva umugore arakugatisha njyewe ntago nakwihangana kugumana n'umuntu umeze gutya ari umugabo wanjye, naba naramutaye. Okay, waba waramutaye ari we bibayeho se, wakwifuza ko nawe waguta, wamubwira uti ngaho igendere, cyangwa nibwo wakwifuza ko mugumana? Reka nsoreze kuri iki kintu. Yesu agiye guca, imvugo ngiye gukoresha mwihangane nibwo niyo yonyine yumvikana numva mfite. Yesu agiye guca mu gihe cy'umubabaro ukomeye, ku buryo n'abamukundaga benshi bagiye kumuhana. Uramukunda ku buryo muzawucanamo? Reka mbisobanure icyo mvuze. Ndavuze ngo kuba umukristo ibyo kuba uwa Yesu bigiye gucishwa mu ruganda ruteye ubwoba, kandi guca muri iryo tanura ry'umuriro ryaka umuriro hazajya hasohokamo ushorewe n'urukundo akunda Kristo gusa. Ariko abenshi bazaryinjiramo, bazahiramo, abandi ntibazemera kuryinjiramo iryo tanura. Ariko Yesu arashaka ko muryinjiranamo. Ari nayo mpamvu yambajije ngo murankunda ku buryo wakubwira ko ntakiri njyewe Yesu ntagiye kuba ntuye mu ijuru, ahubwo ngiye gutura muri Gehinomu. Gehinomu abarokore turayizi, ni ahantu h'umubabaro mwinshi, ni ahantu atari aho kwifuzwa. Ariko Yesu abaye ariho ajya gutura, uramukunda ku buryo mwajyana? Cyangwa kubera ibyo mwiringijwe by'ijuru mwifuza kumuryaho? Mwabaye nk'abakuzi b'ibyinyo, niko mu Rwanda abantu bakunda abantu kubera ibyo bafite babita. Mwabaye abakuzi b'ibyinyo, mushaka kujya mu ijuru naho Yesu yaba atari mu ijuru, mwembwe mwajyayo. Ikintu mvuze ntago mucyumvishe, ariko hari bimeze nk'amajuru byinshi bigiye kuremwa hano mu isi muri kino gihe. Hari amajuru menshi Yesu atarimo agiye kuremwa hano mu isi, ariko hari n'ibisa n'ukuzimu byinshi bigiye kuremwa kandi Yesu arimo. Uzaba mukiye. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye kuko unyemerera gukora iki kiganiro. Murimo wanjye ndawurangije waro kuvuga ibi nkuko wabimbwiye, muri musigaye na wawe Mwuka Wera. Ndagusabye yaba njyewe n'abakora iki kiganiro,
dore kugukunda. Pawulo yanditse ijambo rikomeye avuga ngo Imana nidutera gukunda no gukora ibyo ishaka, natwe dore kugukunda. Kimwe mu bintu hambwiye gikomeye, warambwiye ngo niturebe ibyo wakoze ku bwacu nibwo tuzasobanukirwa urukundo rw'ukuri. Wasize ubwiza rufite mu ijuru, wiyambuye icyubahiro, warakubiswe, wambara ubusa, uratukwa, ucirwa mu maso, urasuzugurwa, urahemukirwa n'inshuti zawe zose. Abantu bose baraguhana. Yesaya yaguhana, aravuze ngo natwe abakiranutsi twari twamwimye amaso tubona atari uwo kurebwa. Ubikora ku bwacu. Yaba abantu twamenyaga urukundo wadukunze, byaduha kugukurikira dufite umutekano. Tutagukurikijwe nuko isi yatubabaje, twifuza waturuhura, kuko ibyo kuturuhura urabikoze, ubwo twakira ibyo wakoze. Tutashegera kujya mu ijuru kugira ngo tujye kunezerwa no kubyina, ahubwo dushaka kujya mu ijuru kugira ngo twicarane na Kristo, tukurebe mu maso, turebe za nkovu zawe wagize ku bwacu. Yego, turebe ikamba ry'amahwa wakwambitse, tutabitewe no kuza kureba ngo abamarayika uko babyina, uko baririmba, tutabitewe no kujya kuranga imigezi myiza iri mu ijuru n'indabo n'inyoni zihari. Oya, ahubwo dushaka kuza mu ijuru kureba ryacu mu baguteye mu rubavu ku bwacu. Aricyo gituma dushaka kuza mu ijuru kureba. Dore kugukunda Yesu, kuko gukunda kuko nyine kuzaduha kukwizera. Tubabare kutagukunda, ahubwo tukanezezwa n'imitsima n'amafi wifitiye. Bisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen.